Ibisasu. Hari umunyarwanda nzi wavuze yuko uburiye mukwe utamugaye umubyizi, undi avuga yuko ubuze inda yica umujyi. Hari undi munyarwandakazi kandi ukuze cyane w'umukecuru wavuze yuko akaradiyo ke akaraza ku musego kuko icya mbere ari amakuru. None aha ngiye kubagezaho amagambo akomeye cyane Gisegeti yivugiye ubwe nyuma yo kubona akozwe n'isoni, mu gihe nyuma yaho u Rwanda rufatiwe ibihano bikomeye cyane cyane n'abayobozi bamwe mu Rwanda nka Kabarebe ndetse n'abandi bo muri M23, bamwe bagiye bafungirwa kampani ndetse n'inganda bari bafite hanze. Gisegeti akagira ngo ikibazo nibwo biri bukirangize. Gisegeti hano yavuze amagambo akomeye cyane ngira ngo dufatanyirize hamwe twumve. Gusa ngewe byanteye ubwoba kuko usibye gushinja u Rwanda no gushinja M23, ahubwo noneho yavuze yuko amahanga yose yamuteranire, amahanga yose yamugabyeho igitero. Ese ibi ngibi tubimushimire? Ese ibi ngibi birarangiza ikibazo cyangwa se biragikomeza? Ese ibi ngibi noneho biraza gutuma amahanga amufasha amukura mu kibazo, cyangwa nk'uko yavuze yuko usibye kumutererana ahubwo yamugabyeho igitero, araza kumutererana? Ntabatindiye ni Ken Chris wanyu, reka mbasabe gukora subscribe ku Muvuno TV kugira ngo iki kiganiro kijye gikomeza kubageraho neza cyane, aricyo inyanja itagira iherezo. Igihe.com yagize iti ubutegetsi bwa RDC bwashinje ingabo bwise iz'amahanga kugaba igitero ku baturage mu mujyi wa Bukavu. Ibyo benshi bafashe nko kuyobya uburari kuko M23 yatangaje ko iki gitero cyagabwe hashingiwe ku ibwirizwa rya Perezida Tshisekedi kandi hakifashishwa grenade zisanzwe zikoreshwa n'ingabo z'u Burundi. Ngewe ikintu gikomeye kandi ikintu kinteye amatsiko kinanteye n'urujijo numvisemo hano ngo nuko iki gitero cyakozwe hifashishijwe ingabo z'u Burundi. Ubuse dukomeze dushinje M23 yuko ariyo irwanya Gisegeti gusa? Ese kubera iki yaba yarahisemo gukoresha izi grenade zakoreshwaga n'ingabo z'u Burundi? Cyangwa se ingabo z'u Burundi zabonye yuko zirwanira ubusa na y'amabuye y'agaciro cyangwa se na bwa butunzi zari ziteze muri Kongo zikaba zitarabibonye bitewe n'intambara karundura iri muri Kongo n'imbaraga zidasanzwe zifitwe na M23? Ntabatinde nanjye ibi nibyo nabashije kubona. Murabizi yuko nkomeza kubashakashakira kugira ngo mbagezeho icyo mukeneye. Yari Ken Chris nk'ibisanzwe, ndabashimiye cyane.